Gakeye byo. Gakeye. Nese kuki waraye muri salo mama? Ahantu mwari mwambwiye njyana nabonye ntaryama. Ngwiki. Hakuriye se? Amashoka yakunukiraga. Uburyo hasa nyine nabonye hatarangiye mushaka mwari mwibeshye. Yo, uzamenyera ariko. Nta kibazo. So rero njye ngiye mu kazi. Ngo ushatse waza tukajyana niba ntacyo bitwaye cyangwa ukaguma mu rugo. Ndaguma hano nta kibazo. Nta kibazo? Ntacyo gutwaye? Nta kintu bintwaye. Okay, nugira icyo ukenera uze kumbwira. Okay, nushaka kurya ibiryo biri mu gikoni, ushaka no koga, amazi arahari, sibyo? Oya, naraye noze nta kibazo. Oya, ugomba koga. Ariko wageze Kigali. Sibyo? Sawa rero kandi tegura njye nakerewe. Mana yanjye ko icyizere cy'ubuzima gikomeje kugenda kibura cyane, ubu koko nzabigenze gute? Mana, ubu koko amasezerano nahaye mama wanjye ko nzamuvana mu buzima bubi, ubu koko bizakunda? Nta kazi mfite, nta muryango mfite ukomeye, nta n'inshuti yewe mfite zamfasha muri buno buzima. Mana yanjye, uru rugendo rw'ubu buzima ndi kubona ruri kugenda runsinda. None se Mana, niba koko umuntu yavutse ubu afite igitabo cy'ubuzima bwe, ubu bingibi nabyo byanditse mu gitabo cy'ubuzima bwanjye, njya kuvuka byari bizwi ko bizabaho koko? Mana yanjye, Mana, uru rugendo rw'ubuzima ndabona rukomeje kugenda runsinda pe. Amasezerano nahaye Keza sheri wanjye, amasezerano nahaye mama wanjye ibyo kumuvana mu buzima bubi. umuseka mukubita mufite kibazo. Uyu mugabo atuye amafaranga. Amafaranga se yiki? Uyu mugabo yariye n'iyishu. Abiri mangaye. Atuye amafaranga 1500. Reka nyabishiye umureke. Ugiye kumwishyurira tumwihorere? Yego. Naho twishyura. Bata amafaranga sha. Yabare. Rimwe, kabiri. None sibyenze gute? Utanze kuguhondagura koko kabaye.
ibibazo byambayeho bimaze iminsi itatu najya repfo kuri resitora ndarya mbura aho kwishyura nyine bari abagabo bari babanije ngo bamubite gusa urakoze cyane Imana iguhe umugisha kuri nari gwa tujya mu rugo nyine ngiye kukugaburira then ngiye nicyo mwereka ukora amafaranga nishyuye akantu wankorera mukuru urakoze cyane nari baza tukagenda nari natanze ikirego ego oya ntabwo twe tuziranye ni umusore buri waraturutse mu cyaro ntabwo umujya umenyereye gusa nzi izina rye ryonyine ego yitwa Musinga byaba bigoye gusa information zindi nabaha ni umusore muremure ho gato ni nka metero imwe na santimetero 70 gutyo ego ujya ni umwana waturutse mu cyaro ntabwo simbizi gusa njye mfite icyizere ko ataba ari kure y'umujyi ego murakoze cyane pe murakoze cyane oya nta kibazo mwazajya mumbwira ko bimeze ako mumfashije mu gitondo basi mwararamo mubonye murakoze cyane ego ndetse ko bamubonye mana we mana akaraboneka njye nakubwiraga oya neza banza umbwire umwana se mubari Nyamirambo Mama. Merci, ça va. Thank you. Meze bon? Meze bon. Hey. Kutamvugishije ngiye kutansuhuje. Wowe ndakugisha umuntu. Shyiraho gusha. Umeze neza ariko. Gusha. Cyaza. Nanjye makabisa. Cyaga. Amerika, reba ukuntu tumeze. Ubona njyewe na Keliyani ninduza ubwenge. Mwese muzi ubwenge. Akarere. Kuvuga uwambye mugabo. Nijye mukuru ninjye ugomba kuba ninjye mugabo mu rugo. Jejo ntago nyamumenyera mwiza. Keliyani meze bitese. Meze none ko nuzo bwiza bukoshiwe. Yego ko. Neza kubasha ikiwanje. Umva uraje. Ariko ntuzamenye ko uri mwiza nimba ndikubwiye gusa ngera musaza wawe. Yego. Po, nasuvuye he? Kazi kanyu mukaba muri masaha. Cyane. Wanyemere kunsokorasha ntago uranja Keri. Ushaka ryari mama? Reka ahubwo mbwire icyo nzarisha ibitoki.
Aujourd'hui nous sommes Saint-Valentin. ahubwo reka uyu mbabwire munsi iyo babitekereza neza nka saa cyenda twari gusohoka tugasangira kandi ndetse ntabwo cyaduteke hano mu rugo nze kubatekera ndabashaka shaka tuganira oya ngende mama siko mfite gahunda y'umugoroba gahunda imeze itambwiye ni twakuri ntabwo ushaka ko yanabimenya uno mwana none uzi umukobwa afite cyangwa gutuye mwereka se nyine ishyura angahe igihumbi wenda mubwiye we bazinye igihumbi nyine ndamwishyura mwereka $10 afite umukobwa niwe ubwo bwiza bwawe ni muri pride nyereka ubwo niba utabumwereka afite inyonjo nari tuzaganira ku mugoroba mva rero zero n'umuntu wahanga waje kumfurira imyenda nyine ubu bashaka ko mwazije umusega hanze kamuzanye se ubu ngubu uriko nabareze we uziga umushyitsi dukara tukajya mu nkuru ako gabizi umva reka maze kwinjira amazi mfite cyane cyaka wabaye cyaka cya byeri wazenguka gutya se akuzanira imyenda gutya ego none ndetse nguzanira imyenda umese ego wandike gutya sawa sirankunda ndagukunda cyane wowe sibyo rero kugira ngo ideni undimo rirangire urafera imyenda yose mwibase hari amazi nusoza uboneke ku migozi narangiza itaha asabune hano mujye mukoresha byose ndabibona amazi nangahe kandi wakoze so Sore bite ni byiza kuri gufura se bitera amazi mbabarire ntabwo ndi bwongere Keliyana gukuye hehe mama ni inkuru ndende nkuye ku muhanda mu rugo ni hehe Irulindo Irulindo magana papa we ninde papa yitwa Gashaija John mama wawe Mukandutiye Jeannette ubusa wariye mama maze iminsi 3 ntarya okay ngafura
Wait. Ouais. Mbaze mubwira akantu mani. Cyangwa. Bize biti. Meze neza. Ugiye kumesa shinina. Cyane. Rero. Wambabarize. Mwabarishe. Ivi na ivi. Nawe. Sere mfite ibyenda yuzuye hariya bazagica. Sasha ko wawe. Njyewe reka nkwereke. Njyewe mubwira nanjye mese yanjye kumva. Sobeza ko njya gukorera se. Sawa barabara Akaye ka somwa sana. Sana jiyo mu gakondo. Akavuganyaga. Kubera ko umaze igihe utarya ubanza unywa amazi kugira ngo hanyuma nujya kugenda urambwira nzifura. Dore iyi ngiyi nayo uyimese kandi dore ikiro cyahindutse cyabaye ikibugire bw'imvura itakunyagira. Sawa akazi keza. Bro, ntabwo wabyumva. Bararwanye kariya kabari cyane. Ikibazo cyo ntabwo bakongera kutwakira. Sha urabizi urumurwanya wa danger. Tuzajya tujyana ahantu hose. Bon. Uba hari umuntu uri kumva Bro, girlfriend agiye kumamagara. Upiro gato. Hello. Yes, baby. Umeze ute sweetheart? Uraye neza? Yeah, naraye neza ko ndumva uri kuvuga ukuntu. Shana amagripe tu? Oh, sorry. Nabyumvise. Nawe isi ubyumva. None imvura nayo irimo kugwa. Nayo iri kugwa? Uyu munsi ntawe uzi? Munsi? Ntabwo uzi ko uyu munsi ari Saint Valentin. No way. Ntabwo nabyibukaga. Ko nzi ko abakobwa aribo babyibuka mbere bimeze bite? Ngo njye ndi umuhungu rero. None hano ubwo wibuka imyaka tumaranye. Ko tumaranye imyaka 2 dukundana. Imyaka 2. Ibiri iri kwirimo ibibazo gusa.
Wapi mani? Ibyo bibazo uri kuzana we bireke. Umwanya ni ubu ngubu. Suzi ibintu nakubwiye se. Ntugire ikibazo. Wa mujama twageneye gusa mwibuka. Ndamwibuka. Wa undi mwazanye cya gihe? Ndi wanyu. Naraye mubuze nanga ikirego kuri polisi. Gute ko umuntu mukuru nk'uriya abura? Oya, okay, ndabyumva ni mukuru ariko right now ari mu nshingano zanjye. Njye mufite mu nshinga ahubwo uri kamubwira sibyo ntongere kumbeshya wenda basi reka dusohoke nabyibagirwa byose. Ubitsezeranye sibyo? Uransanga ahubwo hanze dusanzwe duhurira. Aya ntugire ikibazo. Nakaguze man. Si bomboye ku gati se. Urabizi man. You know I love you so much. Ibintu byose nkora mba ndi kugutekereza. Yagiye kumera nka abakobwa ngo nago nzi gutera imitoma. Man, winshohaho. Reka turaza kubisubiramo ariko nyine ndaguze kuza kuri sexy byatari. Kameme dufata amafoto ameze neza. Okay. I love you too. Ciao, ciao. umusore ntabwo usozera ndasoza ko yari bigiye kurangira ko nshaka se kugira ngo ugire vuba utahe ko kubona agiye kwiga nawe none se mabuja nta kuntu wamana imyenda y'ejo n'ejo bundi ariko nkaba ngufurira nta kibazo